Buri mwaka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 hirya no hino ku isi mu ndimi no mu mico itandukanye hari ishusho imwe igaragara cyane kuri Noheri. Umugabo wambaye imyenda itukura ufite ubwanwa bw'umweru ahetse impano. Izina rye ni Santa Claus, Father Christmas cyangwa se Pere Nöel. Ariko Noheri ni umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. None se Santa Claus cyangwa se Pere Nöel yaje kuzwa ate uyu munsi wera? Ese Santa Claus yaba arahanzwe n'ibigo by'ubucuruzi mu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byabo? Ese yaremwe n'itorero cyangwa se inkuru ifite inkomoko ya kera cyane kuruta uko benshi tubitekereza? Kugira ngo tubimenye tugomba gusubira inyuma hafi imyaka 1700 mu gihe isi yari itaramenya ibiti bya Noheri, nta mafarasi yo mu kirere kandi na Santa nk'uwo tuzi uyu munsi ataramenyekana. Gumana natwe byose turaza kubisobanukirwa muri iki kiganiro. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Mu kinyejana cya gatatu nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, ingoma y'Abaroma yategekaga ibice byinshi by'isi. Ubukristo bwari bukiri bushya, rimwe na rimwe abakristo bagatotezwa bazira imyemerere yabo. Mu mujyi muto witwaga Mira wari uherereye mu gace kitwaga Galicia, ubu akaba ari muri Turkiya y'uyu munsi, habaga umugabo wari ugiye guhindura amateka ya Noheri atabizi. Yitwaga Nicholas. Nicholas yavukiye mu muryango ukize ariko ahitamo kuba mu buzima bwo gufasha abandi. Yabaye umushumba w'itorero, umwepiskopi, azwiho cyane kugira urukundo no kugira impuhwe abandi. Inkuru zatangiye gukwirakwira zivuga ko Nicholas yafashaga abakene mu ibanga. Yatangaga atagamije gushimwa. Kuri we gutanga n'ibyabaga gushaka izina, byabaga urukundo. Hari inkuru izwi cyane ivuga ku bakobwa batatu satashoboraga kubonera inkwano. Muri iki gihe abakobwa n'imiryango ikomokamo abakobwa yabaga ifite inshingano zo kuzashaka inkwano zo gukwera abo bakobwa kugira ngo babashe kubona abagabo. Mbere yo kuvuga kuri iyi nkuru yabaye ikimenya bose, reka tuze dusobanukirwe iby'izi inkwano zatangwaga n'imiryango y'abana b'abakobwa. Muri iki gihe abakobwa nta mitungo na mike bagiraga kubera ko bwinshi mu burenganzira abana b'abahungu bahabwaga bo batabuhabwaga. Abahungu bashoboraga kuraga ubutaka, amatungo n'indi mitungo kubera ko aribo babaga bafite inshingano zo gutunga umuryango, harimo abana n'abagore. Aha ni mu gihe abana b'abakobwa bimwaga ubu burenganzira bwo kuraga imitungo kubera ko bo bagombaga gutungwa n'imitungo y'abagabo basangaga. Gusa nubwo abana b'abakobwa babaga bazatungwa n'abagabo babo, hari ikiguzi byabasabaga kugira ngo babone abagabo babana nabo: inkwano. Kubera ko nta mitungo na mike yabaga yanditse ku bana b'abakobwa muri icyo gihe, umubyeyi w'umugabo cyangwa se umupapa yabaga afite inshingano zo gushaka inkwano z'umukobwa we, atari ikiguzi cyo gukura umugabo we, ahubwo ari kubw'umutekano w'ejo hazaza h'imibereho y'umwana w'umukobwa we. Iyo umuryango w'umukobwa utabashaga kubona bene izi nkwano, habaga hari ibyago byinshi by'uko umukobwa yabaga azarinda afata abonye umugabo, bitaba ibyo akagurishwa nk'umucakara cyangwa se agahitamo kuba indaya. Aha ni inkuru y'aba bakobwa batatu bafashijwe na Nicholas itangirira. Muri aka gace kitwa Galicia mu mujyi wa Mira uherereye aho uyu munsi twita muri Turkiya, hari umugabo wari ufite abana b'abakobwa batatu bari bagejeje igihe cyo gushaka. Uyu mugabo yari umukene cyane ku buryo atashoboraga no kubona inkwano y'umukobwa umwe muri aba. Birumvikana ko iki gihe ubuzima bw'abakobwa bwari mu kaga. Bishop Nicholas wari usanzwe anezezwa no gufasha abana b'abakene, yamenye ibibazo by'umuryango abigira ibye. Mu ijoro rya mbere Nicholas yajugunye agakapu karimo zahabu mu nzu y'uyu muryango nk'inkwano y'umukobwa wa mbere. Akora uko ashoboye kose se w'abakobwa batatu ntiyamenya uwabagiriye neza. Mu ijoro rya kabiri abagenza atyo ku wundi mukobwa wa kabiri. Mu ijoro rya gatatu se w'abakobwa arari inkera iruhande ry'umuryango wanyuragamo muri utwo dukapu twabaga twuzuyemo zahabu, ngo akunda amenye uwamugiriye neza. Gusa asanga Bishop Nicholas yanyujije agakapu ka gatatu hejuru y'inzu anyujije muri shimine. Aha ni hahantu haca imyotsi, by'umwihariko hejuru y'ibikoni. Se w'abakobwa ntiyigeze amufata muri iryo joro, gusa haciyemo igihe aza kumenya yuko Bishop Nicholas ari we wamugeraga iyo neza. Bishop Nicholas yasabye se w'abakobwa batatu kutazahirahira agira uwabwira iby'ineza yamugiriye, gusa ibi by'ubusa kubera yuko inkuru nk'iyo ngiyo itashoboraga kugira ibanga ngo bikunde. Iyi nkuru n'izindi zivuga ku bikorwa byiza Bishop Nicholas yagiye akora zakwirakwiriye hirya no hino ku isi, zibera intangarugero abazumvaga bose. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1983
nibwo inkuru y'akababaro yumvikanye ubwo Bishop Nicholas yatabarukaga. Abakristo batangira kumwita Mutagatifu Nicholas, Saint Nicholas. Kuva ubwo abakristo batangiye kujya bizihiza umunsi wa Mutagatifu Nicholas ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka nk'umunsi yatabarukiyeho. Kuri uwo munsi abana bahabwaga impano atari kugira ngo bizihize umunsi wa Mutagatifu Nicholas gusa, ahubwo ari ukugira ngo bigane ubuntu bwe n'ubugiraneza bwe. Hano hatangiriye isano iri hagati yo gutanga impano n'ukwemera. None bya Santa Claus cyangwa se Pere Nöel byaje bite? Turaza kubibona mu kanya katarambiranye. Noheri yashizweho kugira ngo hizihizwe ivuka rya Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ko abanyabwenge batatu bazanye impano ku mwana Yesu Kristo wari umaze kuvuka. Zimwe muri izo mpano zarimo zahabu, umubavu uhumura neza witwa frankincense n'umubavu uhumura neza witwaga myrrh. Izi mpano zasobanuraga icyubahiro, igitambo n'urukundo. Ku bakristo ba mbere, Noheri ntiyari umunsi wo kwakira impano, yari umunsi wo kwibuka ko Imana yahaye isi umwana wayo. Gutanga impano byahindutse ikimenyetso cy'ubuntu bw'Imana. Mutagatifu Nicholas yahise ahura neza n'ubu busobanuro. Mu binyejana byinshi impano zatangwaga ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, hizihizwaga umunsi wa Mutagatifu Nicholas. Ariko mu gihe cy'impinduramatwara y'amatorero, amatorero menshi yahagaritse kwizihiza abatagatifu. Gusa kubera yuko abantu benshi batashakaga gutakaza umuco wo guha abana impano, uwo muco wimuriwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 bihura neza n'umunsi wa Noheri, umunsi abana bahabwagaho impano zitandukanye. Mu buryo abantu benshi batari biteze, Mutagatifu Nicholas yabaye igice cy'ingenzi cya Noheri. Mu Buholandi, Mutagatifu Nicholas yitwaga Santa Claus. Santa Claus ni izina rigizwe n'amagambo abiri y'Ikidage. Saint bisobanuye mutagatifu cyangwa se Saint mu rurimi rw'Icyongereza, Saint mu rurimi rw'Igifaransa. Claus ni impine y'izina Nicholas. Abaholandi bamaze kwimukira muri Amerika, bimukanye n'uwo muco wo gutanga impano ku bana mu bihe bya Noheri. Byari byarahujwe n'umunsi wa Mutagatifu Nicholas bitaga Santa Claus. Nyuma y'imyaka myinshi uwo muco umaze gukwirakwira hirya no hino muri Amerika, Santa Claus yahindutse Santa Claus bitewe n'indimi zajyaga zivanga zikaza kubyara Santa Claus. Mu magambo make ni nka ya magambo matirano aturuka mu ndimi z'amahanga yo mu Kinyarwanda, aho ijambo ry'Icyongereza jerry can rihinduka injerekani. Santa Claus yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, akazi ko kubisigasira gasigaranwa n'abanditsi, abanyamateka, abanyamakuru n'abanyabugeni. Abahanzi bahaye Santa isura tumuzi uyu munsi. Nyuma amatangazo n'itangazamakuru byamenyekanishije isi yose binyuze mu kumutakagiza n'ibikorwa bye. Isura y'umusaza w'ubwanwa bw'umweru n'imyambaro itukura, Santa yabaye ikimenyetso cy'ibyishimo, urukundo n'ubugwaneza. Inyuma y'imyambaro itukura, igitekerezo cyagumye kuba ari kimwe: gutanga utiteze gusubizwa. Nubwo naho Santa Claus avugwa muri Bibiliya ntabe impamvu ya Noheri, n'urwibutso rwibutsa buri wese ko gutanga biri muri imwe mu mico ikwiye kuranga umukristo wese wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Urwibutso rwa Mutagatifu Nicholas, urwibutso ko Noheri ari ugutanga atari ugusaba. Ku mutima wayo, Noheri iguma ari ukwizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Santa Claus abaho kuko isi itigeze yibagirwa. Santa Claus abaho kuko isi itigeze yibagirwa isomo rimwe ry'ingenzi yasize: gutanga nibyo byiza kurusha kwakira, kandi gutanga bitanga umunezero kurusha guhabwa. Niyo mpamvu Santa Claus ahuzwa na Noheri. Nitwa Nsengiyumva Olivier, mbifurije kugira Noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.